Baza mundebere no yatangiye kugufata ku ngufu ryari byamaze igihe kingana gute mu bikora byafashe nk'imyaka ingahe? Nje nawe twaryamanye hafi nk'umwaka tumaje kuryamana nk'umwaka akajya ashaka ngo buri kanya n'umugore nagenda muri ndyamana nawe ntanyije ndabyanga mbyanze arambwira ati ntubibwira mama wawe nzakwicana nawe ntanyije ndamwe basanze yaranyanduje sida nyanduza n'umutezi antera n'inda. Icyo gihe kwanduza sida wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 14. Genda bagufuga baguhezemo wangegera ariko mana abantu nta nubwo bagirimo ni mu ndego narakize gatumbe gakiraninda kazana urenda mu kanwa gapfe kaburanya babye kaburi wanyu kabure so na nyoko wangegera wamuhirimbiri wagicucuwe wangegera nubwo yabagufunze na mahoro uzagira imifumo y'abantu izagukurikirana kandi uzahura n'ingorane na mahoro tize kugira uzaburi hose wangegera. Keizidana mukie yogatumba Keizidana mukie yogahombana Keizidana mukie yogatumba Keizidana mukie yogahombana Keizidana yogapa yogatumbagana Keizidana yangegera n'umukire Keizidana mukie yogatumba Keizidana mukie yogahombana Keizidana yogapa yogatumba Keizidana n'umukire yogahombana Keizidana n'umukire yogatumba Keizidana n'umukire yogahombana Aeza kagiye kuririmbira ingegera z'abasambanyi nazo kugira ngo tubaze tuziririmbire tuzenyiraho gatoya tubone kwinjira mu isomo no munsi nabateguriye narashira umuntu ngo baze muhinyina. Aeza muri gereza niho tuzahurirayo basambanyi Aeza muri gereza niho tuzahurirayo basambanyi Aeza Aeza muri gereza niho tuzahurirayo basambanyi Aeza muri gereza niho tuzahurirayo basambanyi bakunda gusambara Aeza yemwe bakunda gushurashura Aeza yemwe bakunda uburaya ni muri gereza yanyu Aeza muri gereza niho tuzahurirayo basambanyi Aeza muri gereza niho tuzahurirayo basambanyi. Baza mundebere no yatangiye kugufata ku ngufu ryari byamaze igihe kingana gute mu bikora byafashe nk'imyaka ingahe? Nje nawe twaryamanye hafi nk'umwaka tumaje kuryamana nk'umwaka akajya ashaka ngo buri kanya n'umugore nagenda muri ndyamana nawe ntanyije ndabyanga mbyanze arambwira ati ntubibwira mama wawe nzakwicana nawe ntanyije ndamwihora munanga kubibwira mama wanjye nanga no kugira undi muntu bibwira kugira ngo natazabura mama wanjye. Noneho ndarangije ndwara ibintu byo gutonyoka ku maguru no mu kanwa arangije arambwira ati ujye uzanywaho imiti bizakira akaba imiti nyine nkayinywa namara kuyinywa akambwira ati bizakira nabana bitari gukira amazi ko bidakira akambwira ati bizakira buretse. Noneho mfata umwanzuro kujya kwa muganga kubibariza umuti wamvura ngiye kwa muganga barambwira ati tubwira umuntu mwaryamanye ndababwira bamaze kubabwira baraza baramujyana kwa muganga. Basanze ari iki cyaguteraga gutonyoka? Basanze yaranyanduje sida nyanduza n'umutezi antera n'inda. Icyo gihe kwanduza sida wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 14. Birumvikana wari umunyeshuri wigaga mu wa kangahe? Wigaga mu wa 6. Mu wa 6 w'amashuri abanza? Umaze igihe kingana gute utiga? Maze hafi nk'imyaka 2 ndatajya ku ishuri. Hari umuntu wahita wibaza gutera sida uranabyara
ubu se uwo mwana wabyaye baramusuzumye basanga nta bwandu afite, ubu se ukurikiranwa gute? barambwiye ati njye muha umuti umufasha kumurinda kwandura kuko natamuhaye yakandura. buri kwezi mujyana kwa muganga kumusuzumisha ko atanduye. wowe rero ukoresha iki muri iyi minsi kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza? twabonye ukina n'abandi, ukora n'imirimo y'imbaraga, ubigenza gute? njye mfata imiti yanjye neza kugira ngo hatagira ikibazo kivuka mu nkanduza umwana wanjye, no kwa muganga bakamfasha bakankurikirana bakamenya uko nyinywa, bakaza no kunsura buri gihe. inongegera ngo yigize umukire yo bakirana imbavu, we yarakize iragenda iratumburuka ngo yigira umukire, ngo mu gihugu cyose ngo ni umukire, genda bagufunga baguhezemo wangegera. ariko mana abantu nta nubwo bagira impuhwe, nimundebere nk'akana yafashe ku ngufu koko, nimundebere iwanyu ngo barifashe ngo baguhe imitungo, bibagiye kuguhamo gereza n'isanduku wangegera. ariko ngo bagukatiye imyaka 30, njyewe yaba ndi nkanjye baragukatiye imyaka 100 wangegera, ngo nkagushyiraho n'indi 70 y'ubugingo wamuhirimbiriwe wanyagara gatare ngo ni mukire ngo yigize ingegera aragatuma. urifashe usutse umwana w'imyaka 10 uramushutse uramuburungusha umushukishije bombo. urumva aho ukuntu cyera twajyaga kwiga tukabura amakayi, twamara kubura amakayi tugataha, ugahora n'umuntu akakubaza ngo bakwirukaniye banyirukaniye ikayi. nongegera ngo ni kazi yo gapfa, ikahita ivuga ngo akiri agenda ngo asubira ku ishuri. ejo gutyo ababurungusha umwana w'imyaka 8 yatangiye kumufata ku ngufu afite imyaka 8, amwandura sida muteza irangegera, arangije amutera n'inda. ntabwo mbabeshya simwiboneye sitori yose se. yarangiza akajya kuri kamera akiyemera ngo ndi umukire, ngo meze utego narakize gatumbe gakirana inda kazana urenda mu kanwa gapfe. kabura nyababyeyi kaburi wanyu kabure so na nyoko wangegera, wamuhirimbiri wagicucuwe wangegera. nubwo rero bagufunze nta mahoro uzagira, imivumo y'abantu izagukurikirana kandi uzahura n'ingorane, nta mahoro utize kugira aho uzaba uri hose wangegeraho. umuhirimbiri gusa wandebera ukuntu we nukuri agahinda karanyishe mw'abantu, agahinda karanyishe. niyo mpamvu mureba nababaye, nuko ugiye kurira najya dushobora amarira yanze kuza. nta muhirimbiri ugerera ngo amarira ashoke, niba cyakora nawe urira ukabona amarira yashotse burya umuntu urakagwa ntabwo uri umuhirimbiri. ariko twe turi imihirimbiri ntabwo amarira yashoka nibaho namba. ubu ntariza amarira mu gihanganshijemo, ndikumva nayo mu nda arimo aramvamo. kuko kayizi bara wigira umukire, wigira ingegera ushuka abantu ngo uri umukire, ubashukisha ibyo bintu byawe ngo uri umukire wangegera. we nasa n'ufite uno munsi kayizi si bagufunze, njyewe noneho nibagende bagufunge baguhezemo bagutubure bagushyire mu magereza 200, bagutubure wangegera. wigize umutanga, wigize umuhirimbiri, wigize ingegera, wigize agacucu ngo uri umunyabwenge, ngo uri umukire, ngo nawe ukize ku isi, niwe ukize mu Rwanda, niwe ukize muri Afurika. genda bakwereke yuko n'abacegereza zibatora sha. kandi ikindi nakubwira wangegera, gereza y'Imageragere ni nini, bayishyiremo bagutubure bagushyire ku magereza yose abamo, yose bayagufungiremo wangegeraho. ndebera ukuntu kigize agahirimbiri, kigize agacucu, n'abakobwa batoya ngo zabafata ku ngufu, ngo zababurungushura wangegeraho, uzana baburungushure mu kabuno gatumbaga nabo. urandega ngo kayizi danga ndi umukire, wakize neza se. ubukire bwe bugutwaye iki? rubangura ko ari umukire yarabirase. abandi bose ko ari abakire barabirase. warangiza ukagenda wiyemera ngo umukire wangegera. we ngo umukire wambere ngo ni kayizi hano ku isi, aragakirana imbavu, aragakira imigisha imyaka ikamusanga, aragatuma umutwe, aragatuma nyababyeyi, akisanga yapfuye, arakisanduka mu magereza 200, aragapfa, aragasandara, akazana urenda mu kanwa, arakaga umusozi igicuri, arakagendesha amazuru yonyine, akazana urenda mu mazuru yo gaturi ku munwa. nanga umuntu ubeshya abanyarwanda yarangiza akazana ibintu byo gufata ku ngufu. yesu we buriya bisi ngo wagira ngo leta ntago ibikureba. leta y'u Rwanda irakora, bagende bagushyire muri gereza y'Imageragere, bagushyire muri gereza y'Igikondo, bagushyire muri gereza yo muri Kongo, bagushyire no muri gereza y'Ubuganda. amagereza yose nibagutumbiramo ntabwo uzongera kuzana ubugegera wamuhirimbiri. kandi ikindi nakubwira wangegera we, nushaka kugabanya kwirata no kwiyemera ufite, nta hantu bizakugeza. nta hantu bizakugeza kwirata kwiyemera, gende bagufunge.
ubu se baba ko uri muri gereza uzajya wongera uvuge ngo ndafunze? Ese baba ko uri muri gereza uzajya wongera uvuge ngo ndi umukire? Ayi, uzabivuge ubagiye kukogosha bakugira umukara. Ndaza kubereka ifoto ye bamwogoshe muri bamugize umuhimbi. Bamufashe urumva bamugira umuhimbiri bamukumbaho urusatsi rwose urumva bararuvana barugenda bamugira igegera. Crazy urababaje nubwo nari nyoko iwanyu baguhaye imitungo iso na so wanyaguha umutungo wanjye gira we papa waguha umutungo wo gapfa we ngiso wanyaguha umutungo wo gaturika we ariko habuze n'umwe uvuga ngo yaguhayemo gereza, habuze n'umwe uvuga ngo yaguhaye ngo urusengero, habuze n'umwe uvuga ngo yaguhaye n'Imana yaruriye wanjye gira we. Ibintu byose ni imitungo wasohokeye aha uri kumwe n'ibikobwa uri kumwe n'ibigore abatinganyi bose wabageze mu kabono urumva ngo uri umukire. Nta mukiro ujya ubirata wowe wabyigase ni wowe witeye mwaku habaho nibanze mushimire muhege kuwandegeraho kuba ikindi gihe utazongera kumenyera abanyarwanda. Njyewe abanyarwanda murabizi ko nta muntu uzajya babeshya mari uzajya bahishurira nk'akariya kana yafashe ku ngufu ni gato ariko nigeze akagiriye impuhwe namba kugera utakagiriye impuhwe mutuze ugabanye bugegera reka nze nanjye mbanze mushinure sibyo mbanze guhenya mukanya ku wakanuza nari buvuge uno munsi kandi nibutsa yuko urumva kenshi dore nongegera yakomeje kwiyemera ikomeza kwiga ngo ni umukire bwe umukire bwawe umukire wabonye ibirata niba umukire ufite akazi ugira akazi weho ntabwo urigegera ntabwo uri gukora ikiyede ayo wakoreye n'ikiyede ukaza ukafukisha abana ukabakata wamuhira imbere ni kuba amabyo wanyagaragata we iyo wifashe ukagenda ukicara mu modoka ntuyitwara ngo itiriwe ukigenda tubibone warangiza ukavuga ngo ndi umukire ngo mwambane ngo ndi umukire wamuhira imbere wamutembwe wamabyiwe. Umunyabwenge wa mbere mu Rwanda yavuze ijambo aravuga ngo wangegera we niba uri umukire genda ufashe abantu wige gushuka ubwana butoya bufate ku ngufu ubwana bufite imyaka 18 ubwana bufite imyaka 6 ubu burungushire mu kabuga. Reba abantu muri kuri rev imwe baburungushe ntakubwira ikintu ushaka batobora ingo zabo kuko zo muri pipe imwe kandi wanabagura ariko pana kwifata ngo ndi umukire ngo ndi mukire wa mbere ku isi tukanga cyangwa byefashyira nimba turi kuva kwa kwihindira we gatumba umutwe gatumba ikibuno gatumba inda gatumba katinika wa muhiringi. Reka nkubwira wa muhungu notito ugabanye ubugegera ufite ugabanye ubujuru ufite utuze tube mu Rwanda nk'abanyarwanda. Mu Rwanda rwacu twanga umuntu ufata abana ku ngufu ibindi byose bikore uzaroge. Baravuga ngo twihangire imirimo biremewe ariko umurimo wo gufata abana ku ngufu usenya u Rwanda rwacu wanyine nabo